Ntacyo mfataho umukwe wanjye ntacyo mfataho bro naguma mu rugo naguma kwishiga sha nawe nkubwiza ukuri nubwo kandi nawe bazakenyera imishanana umugeni aratashe yego ko bazashanana niba ushaka uruhushya umbwire nzaruguha ugende hakiri kare ugaruke hakiri kare naho ibyo kumbwira ngo urajya kurara mu gasozi ntabwo ibyo nabyemera rwose sibangiye ntibajya baza mu birori byacu ibyo ntabwo bindeba buri mubyeyi agira uko arera abana be kandi nubirenga ahubwo nyine tuzabiganiraho nuko nkubwiye tuzashaka ukundi kuntu bigenza ko njye ntabwo ushaka kubibona no mu maso yanjye nese kari abana twiganye n'ubundi ari ibirori reka tuzabikorere hano noneho nabo baze barare nta kibazo ari hano nuza uzabazana ariko batarimo ibirori uzagera mu buriri tubwire ngo turimo turagusakuriza kandi dushaka kurara tubyina tugira gute ubwo se tuzagucurangiraho radio n'ukuntu tujya tukuvugishwa avuga ngo umutwe urakuriye ubwo nibacuranga radio noneho rizarema mu rwego rwo kugira ngo ntakubangamira nibura byo nabyihanganira ariko ntabwo nakwihanganira kubona uwaraye mu gasozi utari mu rugo nibura nzajya numva n'urwo rusaku ariko numve ko ijwi ryawe ririmo ndimo kukumva hafi yanjye utagiye kurara mu gasozi nawe yaryo umbangamira n'ukuri asondoga ibintu wimbwiye wabitekerejeho nese ko mba nagusabye uruhushya nese ubwo mbaye nagiye nkakubwira ngo wenda hari amutiyaje yabaye cyangwa hari ikindi kintu cyabaye nyine iyo ni imico mishyashya nyine uba wadukanye wigira muri abo bana bose muhora mugendanira undatira ngo muzamure kumwe ubwo se urumva atari ibirara gusa ke basi nawe ukora akazi mama famubwire umunsi mfite iki umunsi mfite umushyitsi n'uwawe wenyine si cyane wacu twese araza mu rugo icyo nshaka kubaza araza mu rugo cyangwa mu harandi muhurira ndashaka kumuzana hano mu rugo nyine ngo nawe nkamukwereka hari icyo bitwaye akaba ariko ari umushyitsi muzima nawe uzi urabizi ibyo nkunda urabizi n'ibyo ntabwo urabizi ntuzanzanira ibintu ntemera ahangaha urabizi nawe Hello. Hey. Okay, so. Ma. Genze bite? Yes. Mama. Ash. Genze bite se kandi? Mari ukuntu nambaye sinambaye neza wari wambaye neza ariko se ko ndi wagira ngo wambaye nk'ugiye muri neje nyine suzi ukuntu naramutse semeze n'ikirere nyine bameze neza ntacyo bitwaye mama wanjye birakeye ndabangagara nk'umuntu ugiye kwakira sheri nyine wambaye neza harya aya mabara sharo wabitekerejeho hanateguye kabisa kuko ndamukuru ariko mfite n'amatsiko kure umuntu watumye uhindagana gutya koko uko asohora uruzingo kandi we namutesheje agaciro sure nazati mushare amakuru yanyu merci turashimye nyine twari twasuye twabahaye karibu ndakumva aya ni abashyitsi nyine nari nakubwiye uyu ni sheri wanjye uyu ni inshuti ye uyu niba sheri wawe niwe ma turakundana
ndabibona uyu mama wagiye ureka kubaho gutyo meze nte nyine uyu ni sheri wanjye byakire neza se azaba umukwe wawe uyu namwakiriye namubonye sheri turakundana tumaze igihe kinini dukundana ibintu byacu bigeze ahantu kure bigeze ahantu kure bijya he bifite intego ntabwo turi mu rukundo rumwe rw'abana b'ejo usanga umuntu akundana n'undi ari ibintu bidafite icyerekezo ubu muri mu cyerekezo cyane ikihe ntabwo twifuza mwadushyigikira nk'ababyeyi nyine urukundo rwacu mukarushyigikira tugakundana nk'abana gusa birinze bigera ahangaha aritwe twabashyigikiye kumenyana no gukundana ntabwo ari nka kera habaho abaranga aho tugeze ubu umusore n'umukobwa barihitiramo mukaba mwamenyana mukaganira mugakundana rero iyo urukundo rufite aho rugeze ruva ku ntera ya mbere rukajya ku ya kabiri tukaba twabyereka n'ababyeyi tukareka kubyihererana twenyine sinumva mwarabirangije se mwarabirangije rwose nta n'ibyo gushyigikirwamo mukeneye ko ndumva mwarabirangije mubigejeje ku musozo ahubwo ubuse umusozo mugezeho gahunda isigaye ni iyihe ko ndimo mwabirangije mwaje kutwereka ibyo mwagezeho twumve mere nyine tubasha kubamenyesha nk'ababyeyi mubihe umugisha ejo n'ejo bundi utazabyumva ahandi cyangwa uvuge ngo umukobwa wanjye cyangwa umukwe wanjye abahewe umuntu mukundana ntazi mbese mwari mwaje kunyiyereka ndumva ari umuco kuba twamenya ababyeyi bakunda umukobwa wanyu si byiza ko namwe mwabamenye nyine mukabiha n'umugisha ngo mugikeneye inkunga ko mwarabirangije ahubwo si ubwo ko mbona ndabona ntazi ibyo ari byo ngewe ikibazo kiri hese ikibazo ese hari icyo utabona ese ubwanwa bwawe bwarahiye mere n'utuntu tw'abanyamujyi n'iki gihe turimo ubwanwa buhurira he n'umuntu nari ngize ngo wahiriye mu nzu mama waritse ese biriya ni ibiki ndimo kubona nyine mama nyine niko abikunda by'ibintu bitazi umusererezo ntabwo ari kumusereza ariko nari ndimo kumubaza nese si umwana ntabwo namubaza icyo mbona ntasobanukiwe akansobanurira ariko buriya nyine ndabyumvise ntabwo nari nzi ibyo ari byo ariko ndabyumvise nyine n'ibisanzwe ni nk'uko usubona abakobwa abadamu bajya hariya agasuka birebire bigufi undi agatunga natirere rero kananjye n'akantu mba nyarishyiriye iriye kugira rero uyu muji ni umwana mwiza romantike ateremituma buri yafatishije umukobwa ni mwa aramutereta n'umuvandimwe ari kuyatereta umwe ubundi akamutera amasomo ibintu bikagendanwa n'umwana mwiza ni bogari avuga neza araterikemera ngo nk'iki nubwo agaragara nyine nk'igengista nyine ni umwana uba warananiranye ufite imico mibi yambara nyine bidafite isura rekera nabyumvise ariko rekera nabyumvise umwana uba warananiranye agaragara nk'ibintu bidafite isura mbese ubu nibyo muje kunyereka ko mwananiranye oya mu magambo make ni umwana mwiza ugira urukundo wubahane ni romantike kumureba romantike arakubifu oya romantike ni ibiki waranakubiye ni umuntu ugira urukundo utabona n'ukuntu usobanura tega urukundo imyambarire
uko umuntu agaragara inyuma ntaho biba bihuriye n'umutima w'umuntu. nawe misatsi wavuze harya ngo barayokeje nubwo yaba irimo imyotsi n'umwana mwiza bariyo yambaye yagasuti n'agakweto gateye kiwi n'umwana mwiza arambara agaca bino bideshire n'imisatsi biteye imyotsi n'umwana mwiza arabyogosha agaca akambara agasuti agaca pe ni umukwe buri mubyeyi wese yakwifuza vraiment ari romantique vraiment. icyo uba ugomba kureba ku muntu ese ibikorwa bye abana n'abantu gute muri sosiyete abaho gute. nagira ngo ibiri mu mubiri imbere no mu mutima nibyo bigaragara n'inyuma. inyuma n'inyuma ni umwana mwiza kandi ni ukuri. abantu uko bagaragara inyuma ntabwo ku mitima yabo imeze. mama kandi aranankunda kandi nanjye ndamukunda. mukomeze mukundane. mwaramuzemo twemereye imisatsi ni ukuyivana bakaba umusore uri smart na smartness. ko noneho wowe ntusanzwe. oya hari n'ibintu urimo kuvuga kubyumva bikananira. kora bakaba umuntu ugaragara neza kutema agasuti n'agakositimu n'agakweta gasa neza pe. muri mutumu hari amahirwe yahinduka akaba umuntu muzima gutya imyambarire n'ukuntu asa ntaho bihuriye. ese wowe mupfana iki mufitanye isano? njyewe uyu ni umushuti wanjye ni umubesto ni inkoramutima ni umuvandimwe ni byose. oya ni umuvandimwe ni umuvandimwe ni amaraso mbese. amaraso yawe murafukana? oya ni inshuti yanjye muri Yesu. muri Yesu naho mubamo se? muri Yesu mubamo? tubamo n'imbere turasenga twemera Imana dukunda Imana turasenga naho tugeze kubera Imana nyine nta kintu umuntu ashobora kwishoza atagendanye n'Imana. iyo haje mwe iby'Imana byo ndatanga ndashobora gutangara. nabyumvise abantu basenga baba bafite uko basa n'uko bagomba kugaragara cyane. ntabwo uzi ko uyu muntu usenga umuntu w'umukristo niyo yagenze mu muhanda umubonaho Imana nyine. ni ibyo abantu barebesha amaso ariko njyewe ntabwo ariko byumva nizera umutima w'umuntu. umutima w'umuntu se kutawureba wabwirwa n'iki birimo ko ari bizima? ko nyine n'ubusanzwe ibyo twizera byose si ibyo tubona. icyo ukora ni ukwizera. kwizera ibitagaragara. nk'uko nyine tuba twarakuze badukangurira gusenga Imana. ese ko batubwira yuko ngo imbuto twera arizo zigaragaza abo turi bo. nk'ubu ngubu umuntu akubonye mu nzira ugenda atakuganirije cyangwa atarebye ibikorwa byawe yabwirwa n'iki kuri ukora iby'Imana ishaka? ikibazo cyawe ari cy'umwe ari kuntekerereza uko ntari kubera ko mbonye kugira umenye ni uko uhura nanjye wa nyawe tukaba twaganira ukambaza icyo ushaka kumbwiraho nkakikubwira. nibaza ko n'uburyo tugaragara mu nzira tugendana nabyo ubwabyo tugaragaza abo turi bo. kugaragara mu nzira ni ibintu bisanzwe. n'imyambarire ni ibintu bisanzwe. usanga bambaye amakabutura amapantaro matisi kandi bose bari abantu. imitima yabo niyo tubarebera. ubu se nkawe kankubaze nk'akabazo ugiye nko mu nzira ugahura n'umuntu wambaye ipantaro icitse watekereza iki? umuntu wambaye ipantaro icitse iyo ndarayitejemo nk'ibiremo wahita utekereza iki? gucika biterwa n'ubushobozi. ashobora kuba yambara yaracitse kubera aribwo bushobozi bwayo adafite. iteyemo nk'ibiremo igacika akajya kwidodesha bakamuteramo nk'ibiremo, wowe umubonye watekereza iki? natekereza ko icyo gihe iyo ari pantaro umukene adashobora kwigurira icyashya nyine yambaye yicitse kubera yuko nta yindi afite. yego urakoze. natekereza yego urakoze. ese undi kankubatse mu by'ukuri usibye kugira ngo tunaganire n'ibintu byinshi ntabwo nasobanukiwe uyu munsi niki kirimo kubagenza aha ngaha muri uru rugo. nakubwiye ko naje hano mbone umuntu ukundana n'umwana wayo
twakubonye ubu se murakundana ngo muzagere ku ki? tuzagere ku iki ibyo abandi bagera hasi twebwe nta buzima dufite. Ubuzima murabufite nyine turabona ahubwo buri hejuru burenze n'ubw'abandi. Ubu se nk'umuntu udashobora kwigurira ipantaro wambara ipantaro iteye ibirimo nk'uburaje ngo uzaze ubu umugabo tugushyingira umukobwa ugenda ugira urugo ubu se utabasha kwigurira ipantaro zabasha kugurira umwana yambaye ipantaro iteye ibirimo. Ibi ni ibiki se? Iyi ni style we iyi uzabaza izi ntabwo zambara buri muntu wari wese ubonetse. Zambarwa nandera z'abanyamujyi bazi zarize abantu bameze nkaho bameze nkanjye nyine batazi no kogoshesha ubwanwa ngo nibura wubahe na nyoko bukwe bwa rimwe wumve ko umuntu uza kubera nyoko bukwe wamujya n'imbere wogoshe n'umusatsi wambaye n'agapantaro keza n'agakoti nk'abandi basore. Kugira unyubahe ni uko ugomba kuntegeka ko kubaho ukaza wambaye neza wanyubashye imisatsi yanjye nyikureho kubera ko ukaza wananyubashye ariko ukavuga uti ngiye kwa mabukwe reka mwubahe nk'umuntu sinagusuhuje neza sinakubarije urashaka mwubahe gupfukamire gusa abantu uzabyara uzabatoza iyende uzaburebure abana se ndakubwiye uzaze kubashema niba wambaye ufite umusatsi umeze gutyo wambara imyenda icitse abantu uzabyara uba uzambara ibi ubwo n'ubujiji bw'abantu uravuze ngo nijije namubashe nakize mu mwubahe